yego reka mvugurura urura ruba ruhuje umwana na nyina rurarura iyo umugore akunda kugarama cyane rushobora kuba rwamwizingiramo hano mu muhogo bikaba byatuma umugore ashobora kubyara umwana upfuye kubera ko agarama cyane. Nimba ukashyutswe ariko umurongo cyangwa se umuswera agaramye ugasanga bigize ikibazo ku mwana, hari amazi noneho aba ari ku mwana cyangwa se amazi arera umwana, ugasanga niba umurongora umugore agaramye y'amazi yiyubika ku mwana cyane, akaba aribwo nabwo byatera ingaruka zo kuba wabyara umwana upfuye. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira umugore utwite bagira position zo kubarongoramo, ariko nanone icyo navuga ntabwo umugore utwite yagakwiye kurongorana k'inyuma, ntabwo ari byo bishobora kugira ingaruka ku mwana nyinshi kubera ko ak'inyuma urabizi ko umugabo acumita cyane kandi afite imbaraga, ashobora gucumita cyane ugasanga bifunguye nyababyeyi. Mwongeye kwirirwa kandi muraho nk'ibisanzwe ni Nadia ko maze kumenyera kuri ino channel yitwa Montana Empire. Ndasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, aba diaspora mudukurikirana kandi murabizi neza ko tubakunda nkuko natwe mudukunda. Umunsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute warongora umugore utwite. Ese ubundi umugore utwite ashobora gushyukwa, ashobora gushaka kurongorwa, ni gute ubundi ni izihe position ushaka kurongoramo umugore utwite? Ni ukuvuga ngo umugore utwite ashobora ukiri mu mezi matoya, tuvuge agisama, ashobora guhurwa, umugore utwite ashobora guhurwa akaba yahurwa umugabo wiwe, ariko ibyo ngibyo byo guhurwa reka tubishyire ku ruhande. Ese umugore ukiri mu mezi matoya ushobora kumurongora? Yego ushobora kumurongora muri position iyo ari yose, yaba k'inyuma yaba ko ku ruhande yaba hehe, buri position yose ukayimurongora. Ariko ni ukuvuga ngo inda igeze mu mezi atandatu nibyo tugiye kurebera hamwe. Inda igeze mu mezi atandatu ni ukuvuga ngo hari umuntu inda ibigeze mu mezi atandatu ugasanga inda nini ije imbere, nyine turabizi gutwita uko bimera, ugasanga inda ije imbere, ugasanga wenda kumurongora agaramye ntabwo bigikunda. Kandi koko ni ukuvuga ngo umugore iyo afite inda ikuze iri mu mezi atandatu, iyo yigize inda y'amezi atandatu kuko umwana aba yamaze gucurama, ntabwo ari byiza kumurongora agaramye. Oya, ndabahakaniye, ntabwo ari byiza kurongora umugore utwite ufite inda y'amezi atandatu agaramye. Kandi ikindi burya umugore utwite agira umushyukwe, arashyukwa cyane cyane ku buryo ushobora nko gusanga ku munsi ashobora gushyukwa inshuro 3, inshuro 5, ugasanga nyine ahorana umushyukwe. Kandi ikindi turabizi ku bagabo ko kurongora umugore utwite biraryoha pe. Umugore utwite aba yoroshye, igituba kiba cyoroshye, gifite ururinda rwinshi, kiba cyoroshye cyane. Kuko ni ukuvuga ngo iyo umugore atwite umubiri we uba ufite uburyo kwiyadabuta, hanyuma umubiri we uhorana ubushyuhe. Ni ukuvuga ngo kubabizi, ku babyeyi murabizi neza ko hari ururenda rutakara inshuro nyinshi. Umugore utwite iyo yambaye ikariso ni handi ashobora kuyikuramo yatose kuko igituba kiba cyoroshye cyane, kuko umugore utwite aba aryoshye. Umugore utwite aba aryoshye pe, kuko igituba kiba cyoroshye kandi kigira ururenda. Turabizi neza ko nkuko nabivuze gihora gita ururenda inshuro nyinshi. Kandi ikindi umugore utwite aranyara papa, umugore utwite aranyara pe, yasanzwe anyara, umugore utwite aranyara. Reka turebere hamwe se n'izihe position wamurongoramo umugore utwite. Nkuko natangiye mbivuga, ntago ari byiza kumurongora agaramye, kubera ko urumva nimba umugore atwite kandi inda igeze mu mezi atandatu umwana aba yamaze gucurama. Ni ukuvuga ngo iyo umurongo agaramye noneho byaba akarusho ugasanga ufite imboro ndende. Iyo ufite imboro ndende ukarongora umugore wawe agaramye ushobora kugira ibyo wangiza imbere. Ariko ni ukuvuga ngo ubundi umugore utwite biba byiza kumurongora yicaye, akayicaraho kamuswera pe, akayicaraho akayinyongera, akayiririmbira, akayivuga imyato.
ni ukuvuga ngo imboro niyo kubahwa kubera ko utayifite ntabwo uwo mugore mwaba mubana. Oya, yavuye iwaba arya aryama anywa ibintu byose iwaba bibona, ariko ntabwo yabonaga imboro. Ni ukuvuga ngo rero umugore utwite biba byiza kumurongora yicaye, ariko nabwo ntucumite cyane. Ubundi biba byiza kumurongorera inyuma. Yego, umugore utwite ubundi inda iri mu mezi makuru umurongorera inyuma, kubera ko iyo ucumise cyane ubundi biba byiza iyo yicaye wowe mugabo ugaramye ukajya ucumita ariko gake, apana gushyiramo speed. Niba wumva uri bushyiremo speed nyinshi, oya, murongorera inyuma. Ubundi umugore utwite ushiramo igice cy'imboro. Tuvuge niba imboro yawe ireshya gutya, reka mbigire gutya, imboro yawe ireshya gutya, ariko ntabwo mbatutse. Niba imboro yawe ireshya gutya, shyiramo iki gice. Niba uri kumucumita, cumitisha umutwe w'imboro, aba ari gucumitisha, ubundi umunyazi, ubundi umugore umunyaze arangize. Ni ukuvuga ngo nanone ni ukuvuga ngo kurongora umugore utwite hari icyo byongera ku mwana. Ni ukuvuga ngo ari amasohoro ugenda ushyira ku mwana bituma ushobora kuba wabyara umwana musa, kandi ikindi byongera vitamini ku mwana, cyane ko burya kurongora umugore kabone n'ubwo yaba adatwite ukamurangirizamo burya ziriya vitamini zifite icyo zimaze ku mugore. Ari amasohoro afite vitamini nyinshi kandi zifite icyo zivuze ku mugore, nicyo zimaze. Niyo mpamvu usanga inshuro nyinshi umugore agishaka, wenda yari afite nk'ibiro 30 cyangwa 50, ugasanga umugore amaranye n'ukwezi n'umugabo ugasanga amaze kugira ibiro nka 70 kandi mwarashakanye afite ibiro 30. Ni ukuvuga ngo amasohoro rero afite icyo amaze ku mugore kandi kinini. Ni ukuvuga ngo noneho rero iyo urongoye umugore utwite ari amasohoro ugahora uyamushyiraho, bigira vitamini nyinshi ku mwana, kandi mwabagabo mwe ni iby'agaciro. Ndagira ngo mubabwire ngo mugerageze nyine mujye murongora abagore banyu batwite kandi inshuro nyinshi, kubera ko ari amasohoro yanyu agira vitamine nyinshi ku mwana ndetse no kuri mama we. Hanyuma rero none kurongora nanone umugore utwite inda iri mu mezi makuru bisaba ko niba agaramye nabwo urongora gake, ariko nanone umugore utwite ntabwo bamurongora k'inyuma. Nyamuneka urumva ko inyuma hari igihe umugabo aryoherwa, hari uburyo umugabo arongora akaryoherwa agata akoresha umuvuduko mwinshi, agacumita cyane, ntabashe kuresista, ntabashe kuba yaresista kuba yagabanya imboro yiwe, ugasanga aramucumise cyane, ugasanga bigize ingaruka ku mwana. Ushobora gucumita cyane ugasanga bifunguye umura w'umugore kandi igihe kitageze, umugore akaba yabyara igihe kitageze. Urumva nyine ko wacumise cyane imboro yose uyimariramo, bituma umugore umura ushobora gufunguka kubera ko wamucumise cyane, umura ukaba wafunguka. Iyindi ngaruka yindi ni uko ushobora kumucumita cyane ugasanga wangije umwana. Kwa gucumita cyane kandi ufite imboro ndende, wenda ugasanga wangije ubwonko bw'umwana kubera ko umwana aba yaracuranye, ugasanga umwana agiye kuvuka avukanye ikibazo. Iyindi ngaruka ni uko ushobora kurongora umugore wawe agaramye nk'uko nabibabujije, ugasanga umurongoye umwanya munini, ugasanga bigize ikibazo ku mwana. Turabizi neza n'abatabizi mu bimenyi, hari igihe urongora umugore agaramye, cyangwa se turabizi neza ko no kwa muganga babuza umugore ufite inda iri mu mezi makuru kuba yaryama agaramye cyangwa se kubika inda. Iyo uryamye ugaramye ni ukuvuga ngo hari urura cyangwa se yego reka mvuga urura ruba ruhuje umwana na nyina. Rurarura iyo umugore akunda kugarama cyane, rushobora kuba rwamwizingiramo hano mu muhogo, bikaba byatuma umugore ashobora kubyara umwana upfuye kubera ko agarama cyane. Nimba ukashyutswe ariko umurongo cyangwa se umuswera agaramye, ugasanga bigize ikibazo ku mwana. Hari amazi noneho aba ari ku mwana cyangwa se amazi arera umwana, ugasanga niba umurongora umugore agaramye y'amazi yiyubika ku mwana cyane, akaba aribwo nabwo byatera ingaruka zo kuba wabyara umwana upfuye. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira, umugore utwite bagira position zo kubarongoramo, ariko nanone icyo navuga, ntabwo umugore utwite yagakwiye kurongorana k'inyuma, ntabwo ari byo. Bishobora kugira ingaruka ku mwana nyinshi kubera ko k'inyuma urabizi ko umugabo acumita cyane kandi afite imbaraga, ashobora gucumita cyane ugasanga bifunguye nyababyeyi, ubyaye igihe kitageze.
ashaka gucumita cyane ugasanga yangije ubwonko bw'umwana ukabyara umwana utuzuye. Hari ingaruka nyinshi zo gucumita akinyuma igihe kinini. Rero nge iyi position nababwira nziza yo kurongoramo umugore wawe atwite ni ukumurongora ukarongorera inyuma, apana gucumita. Niba unacumise ugashiramo umutwe w'imboro gusa, ugashiramo umutwe w'imboro ubundi ugakorera hanze inda iri mu mezi makuru. So rero ndakeka cyase ndatekereza twiganye bihagije, hari ibyo mwafashe. So mwakoze kubana nanjye, ciao.